bivuze ngo hari icyabaye mu gisirikare, mu basirikare bo muri APR. Rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze ibi, uru rubanza ntago rurimo amasasa arimo kugurwa, uru rubanza ntago rurimo umubare w'ingabo, uru rubanza ntirurimo maneko wazanye umuntu bahigaga, uru rubanza nta kintu na kimwe, nta mutekano w'igihugu, nta intelligence irimo kuburana. Turimo turaburana umujura wibye amafaranga ya leta akayaha abasivili abatari bayakwiye. Uburyo yabikozemo nibyo dushaka kumenya. Hano harimo umusore ushaka kurongora kuwa gatandatu. Hano abana b'abasore bafite akazi, abacuruza imisoro hano yafunze, bari abafana ba APR. Amaduka ba nyiri mazu batangiye kuvuga ko bayakodesha. Bafashe Sengabo perezida wa Repubulika yahaye ranka mu gitondo, bamugira umuvugizi, bamufashe baramufunga. Sengabo wahamagaye umuntu i Kigali ngo amugurire itike ari mu mishoni kuko yari agiye kujya muri vacances ngo ajye kwirebera ikipe akunda. Ntiyageze i Kigali, ntazi penini. Murambwira ngo yabaye umufatanya cyaha, yinjiye mu cyaha ate? Icyatumye umushinja cyaha n'urukiko bemeza gushyira ibintu mu muhezo ni ukugira ngo rubanda n'abayobozi bakuru batari abayoboye urukiko batamenya ikintu kirimo kuba ku basivili mu gisirikare. Nta kindi uko bazanabyegeka ku basivili nibareba nabi. Hano se niba bazabyegeka ku basivili barabanje hano barabeshya ngo abanyamakuru banza bavoka. Egada ngo bavuze ko batabashaka. Ntabwo babashaka. Niko byari byagenze se? Nimwe mubizi. Ntabwo ariko byagenze, barababimye. Uyu mwana ariko aragenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye nyene namubwira nti mu gihe urimo kwinjira aho niba bafite icyo bagiye kukubaza umwavoka aragukurikiye. Mushinja cyane mu mabwiriza tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yabakuyobora nawe ntagera. Amarana umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira. Ibyo bintu byose birakurikiye mushyize mu rukiko mukinzeho. Ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Harya ninde? Ntabwo muzi murebe online. Nyakubahwa Fande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera kapiteni wafasha amafaranga y'abasivili akayarya, yarangiza agafata ya gisirikare akaba ari yakoresha. Niba umusirikare wanyu ari umujura ni umufungo. Bandicuraga yabo, bishiraga yabo. Umusirikare yakiraga ya mafaranga. Uyo wumvisha inkuru niko bimeze. Nabyumvise. None wowe ntayishyure agafata ya leta akayakoresha. None si bibiri. Niba umusirikare wanyu ari umujura, please mwituma abaturage baza kurakara ngo RDF irimo irakwirana abaturage kandi ari umushinja cyane n'umucamanza umwe n'undi muntu wibye. Ushobora no gusanga peni nabo bapenina mwumva atari nabo bakira ayo mafaranga n'ibihumbi byinshi bisaka bari nk'abakomisiyoneri cyane gose, bari ikiraro cyambuka. Mushake ninde wakiriye amafaranga angana atyo ya leta uwayasinye ngo asohoka ajye ku bantu. Ninde ko tutarimo kumwumva hano? Ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri agaciro kuri twe, wowe wakoze subscribe. Reka nkubwire ngo uri ingenzi kuri twe, natwe turi hano kubera mwe. Ntabwo tuzigera tubatererana, tuzajya tugenda tubagezaho ibintu byiza bigiye bitandukanye. Reka mbonereho kukubwira ngo nawe utarakora subscribe, byashoboka ko ari ubwa mbere ugeze ku byegeranyo Empire. Kora subscribe rero kugira ngo urusheho kuba mwisi isobanutse, ubana n'ibitangazamakuru bisobanukiwe kandi bisobanutse. Munyemerere tugaruke ku rubanza rudasanzwe. Ni urubanza ruregwamo abasivile 20 ndetse n'abandi bantu babarizwa mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse no mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS. Bose hamwe ni abantu 28. Abangaba bose bari kuburana mu rukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruherereye ahangaha i Nyamirambo. Ibyaha bakurikiranyweho ni ibyaha bigiye bitandukanye, ariko byose bikubiye mu kuba baranyereje cyangwa se barakoresheje umutungo wa leta mu buryo bw'inyungu zabo bwite cyangwa se mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Dore ko ibi byose bifite ahantu bihuriye na kese n'ubundi ya equipe ya APR Football Club. Ni muri audit yabayeho ubwo equipe ya APR Football Club yasohokeraga u Rwanda muri CAF Champions League ubwo bajyaga gukina muri Misiri, bagiye gukina n'ikipe yitwa Pyramid mu mwaka 2024. Iki gihe rero abakinyi bagiye batandukanye basohokanye n'ikipe ya APR ndetse n'abatoza, hiyongeraho abayobozi b'iyi kipe. Si ibyo gusa, dore ko n'abafana aba equipe ya APR Football Club bajyanye n'iyi kipe bagiye gukina na Pyramid mu Misiri. Ariko ibyo ngibyo ntago ari byo byateje ikibazo cyangwa se ntago ari byo byatumye habaho urubanza, ahubwo icyatumye habaho urubanza nuko hari abantu
batandukanye n'abasivile 20 bafatanyije kugira ngo bagire uburyo banyereza amafaranga bitwaje ibi bikorwa byabaye byo kuba ekipe ya APR yaragiye guserukira u Rwanda muri Misiri bakina n'ikipe ya Pyramide. Ku ikubitiro hari abastari bazwi basanzwe bamenyerewe mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, aho twavuga nk'umunyamakuru witwa Rugaju Rigani. Uyu ni umunyamakuru w'igitangazamakuru cyitwa RBA, ariko uyu Rugaju Rigani nawe kugeza kuri ubu ngubu yatawe muri yombi n'urwego rw'igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo akurikiranwe n'urukiko kuri ibi byaha nawe ashinjwa. Ari kumwe na mugenzi we yitwa Mucyo Anta. Uyu Mucyo Anta uzwi ku izina rya Biganiro cyangwa se Mundayisi, nawe yamenyekanye mu bitangazamakuru bikomeye nka Radio and TV 10, dore ko nk'iki gihe ibi biba uyu Mucyo Anta yari umunyamakuru kuri Radio and TV 10. Siyo gusa hariho uwitwa Ishimwe Richard cyangwa se Rikari wamenyekanye ku izina ry'Umutasi. Uyu nguyu nawe ni umunyamakuru ku gitangazamakuru cyitwa CKFM. Iki ni igitangazamakuru cya Samu Karenzi. Siwe gusa dore ko hari n'uwitwa Frank cyangwa se wamenyekanye ku izina rya Jangwani. Uyu Jangwani nawe akaba ari umuvugizi wa ekipe ya APR, ni umuvugizi w'abafana muri ekipe ya APR Football Club. Aba bose nabo n'abandi basivile ntarondoye batawe muri yombi n'urwego rwa gisirikare kugira ngo bakurikiranweho ibi byaha bigiye bitandukanye. Ni mu kiganiro witwa Mutesi Scovia yakoreye ku gitangazamakuru cye cyitwa Mama Urwa Gasabo TV. Iki ni igitangazamakuru agifite n'izindi platform zitandukanye, haba izandika n'izica ku mbuga za YouTube. Ngira ngo mwabonye video twatangiranye. Uyu Mutesi Scovia ni umwe mu bantu bazwiho kuvuga ukuri, ni umwe mu bantu badapfana ijambo, ni umwe mu bantu badatinya inzego, apfa kuba ikintu avuga agifite ibimenyetso. We yagarutse imuzi avuga iby'aba basivile, avuga akarengane aba basivile bari gukorerwa, ndetse atabaza ku mugaba mukuru w'ingabo nyakubahwa afande witwa Mubaraka Muganga. Uyu ni General Mubaraka Muganga, akaba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ndetse atabazana nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, aramutabaza rwose bitewe n'akarengane kadasanzwe Mutesi Scovia yagaragaje aba banyamakuru bahuye nabo. Nanjye ngera ngo mbive imuzi n'imuzingo uko byagendaga. Ikipe ya APR Football Club ubwo yajyaga gukina umukino wo kwishyura muri Misiri bakina na Pyramide, byabaye ngombwa ko abakinyi cyangwa se abafana ndetse n'itangazamakuru bifuza kujya kureba uyu mukino mu Misiri. Ni hanyuma y'uko umukino ubanza mu Rwanda wari warangiye ari igitego 1-1 hagati y'ikipe ya APR ndetse na Pyramide. Umukino wo kwishyura rero byarashobokaga ko ekipe ya APR Football Club bwa mbere mu mateka ijya mu matsinda ya CAF Champions League. Ibi rero bituma abafana benshi cyane ndetse n'itangazamakuru bagira ishyaka n'inyota byo kujya kureba uyu mukino mu Misiri, ariko ntago bagombaga kujya mu Misiri badafashijwe na ekipe ya APR Football Club, cyane ko iyi kipe ya APR Football Club yari ifite impamvu ifatika yatumaga babona visa. Rero byatumye aba banyamakuru ndetse n'abafana baca muri ekipe ya APR Football Club kugira ngo babone visa mu buryo buboroheye. Ibi rero babikora mu buryo bategetswe n'abayobozi muri ekipe ya APR Football Club, babereka umurongo w'ukuntu bagomba kuzana visa kugira ngo babatereremo, bagomba kuzana passport kugira ngo babatereremo visa. Nta bandi babikora, ni ambassador cyangwa se ambasaderi wa Misiri mu Rwanda cyangwa se ambasade ya Misiri ni igomba gutera visa muri passport zabo. Rero bagombaga kubaterera visa kuko babona hari impamvu ifatika igiye gutuma bajya mu gihugu cya Misiri. Byatumye nabo baca muri delegation cyangwa se muri ekipe ya APR Football Club kugira ngo babone visa mu buryo buboroheye. Uko byagendaga rero ngira ngo Mutesi Scovia yabisobanuye neza ku gitangazamakuru Mama Urwa Gasabo. Aba banyamakuru n'abafana bishyuraga $200
700 muri ekipe ya APR Football Club nk'itike y'indege ndetse bagatanga na passport zabo kugira ngo bazijyane kuri ambassade babaterereho visa. Ni nako byagenze, aba basore rwose ayo mafaranga barayishyuye, ariko uwari urimo kuyabasaba cyangwa se uwari uhagarariye delegation yo kohereza aba basore hanze cyangwa se uwari ushinzwe gusora amafaranga muri MINADEF, ahanga ni Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu, we ntiyagaragaza ko aba bandi bitegeye ukwabo, ahubwo nabo asohora amafaranga yabo muri case ya MINADEF. Ibi rero byatumye haba audit, bigaragara ko hari abantu bategewe amatike y'indege kandi bataragombaga kuba barategewe. Ibi rero bituma habaho urubanza, ariko nubwo hari kubaho urubanza, abangaba aba banyamakuru bo ntibahwema kugaragaza ko barimo kurengana cyane, ko bo bari kugaragaza neza nta gushidikanya ko bagiye muri Misiri bitegeye k'ikintu APR yabafashije ari ukutanga passport zabo muri ambassade ya Misiri mu Rwanda kugira ngo babatereremo visa bemererwe kujya muri Misiri, ko icyo ngicyo ari cyo cyonyine bafashijwe n'ikipe ya APR. Naho ibindi byose bijyanye n'amafaranga, bijyanye no kubaho mu mahoteli, ibyo byose aba banyamakuru ndetse n'aba basivile bakomeza kugenda bagaragaza ko n'ubushobozi bwabo, ni ibintu bakoze mu mbaraga zabo, nta giceri cy'ijana na kimwe bahawe muri ekipe ya APR Football Club, cyane ko burya ikipe ya APR Football itegera abanyamakuru, ahubwo abanyamakuru baritegera, ndetse no batangaje ko bitegeye, ngahubwo icyakozwe ngo ari ukuba abangaba baraciye muri ekipe ya APR kugira ngo babone visa mu buryo buboroheye. Mutesi Scovia sibyo ngibyo yavuze, ahubwo yavuze ko no kuba urubanza rw'aba banyamakuru rwarashyizwe mu muhezo, no kuvuga ngo urukiko rwa gisirikare rw'ibanze rwategetse ko uru rubanza ruba itangazamakuru ridahari ndetse n'abaturage batarimo, ahubwo ari abantu bari mu rubanza gusa aribo barwicayemo. Ibi rero Mutesi Scovia yavuze ko ari ukugira ngo bice rubozo aba banyamakuru n'aba basivile bitwaje imbaraga za gisirikare, nk'uko Scovia we yabigaragaje, avuga ko nta mabanga ya gisirikare arimo, nta ntwaro igisirikare kiri kugura, ahubwo ko ari amafaranga ya leta, ari amafaranga y'igisirikare. Bivuga ko aba basivile bariye, avuga ko bityo rero urubanza rwagombaga kubera mu ruhame kugira ngo n'ubundi n'abaturage bumve uburyo uru rubanza rwifashe. Ni hanyuma y'uko urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rwo rwategetse ko uru rubanza mu by'ukuri ruba mu muhezo. Ni amagambo akomeye cyane uyu Mutesi Scovia yavuze, n'ubundi yavuze ko mu gihe icyo ari cyo cyose aba basivile bafunzwe bazarekurwa, n'ubundi ibyavugiwe mu rubanza bizagaragara bikajya hanze. Bityo rero agaragaza ko bitari bikwiriye kuba urubanza nk'uru nguru ruregwamo abasivile bangana gutya rushyirwa mu maboko ya gisirikare 100%, abasivile badafitemo uruhari ndetse no kuba barukurikira nabyo batabyemerewe. Ibi rero Mutesi Scovia yagaragaje ko ari akarengane kadasanzwe aba basivile bafunzwe n'igisirikare bakomeje kugenda bakorerwa, ndetse atabaza kuri nyakubahwa Afande General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, atabaza ku mugaba w'ikirenga Excellence Paul Kagame, atabariza aba basivile, avuga ko barimo gukorerwa akarengane, ko bagomba guhabwa ubutabera busesuye. Nshuti bakunze babyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo kora subscribe niba utarakora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu bigano byiza kandi bigezweho. Ndagushimiye cyane.